Ingabo z'u Rwanda General Mubarak Muganga, umusirikare utavuga menshi ariko ibikorwa bye bikavuga cyane, umwe mu basirikare bafite ibigwi ntagereranywa mu gisirikare cy'u Rwanda uhereye mu ntangiriro y'amateka y'urugamba rwo kubohora igihugu cy'u Rwanda mu 1990 ukageza ku guhagarika jenoside yakorerwaga abatutsi mu 1994. Amazina yanjye ni Iromba Shadrack. Lieutenant General Mubarak Muganga yavukiye mu gihugu cya Uganda mu mwaka w'1967, avuga asanga umuryango we warameneshejwe mu Rwanda ugahungira muri Uganda mu 1959 bitewe n'ubwicanyi bwakorewe abatutsi muri uwo mwaka. Kuvukira mu buhungiro byaje kumubera intandaro yo kwisanga ajya mu mwuga wa gisirikare kimwe n'abandi basore b'abanyarwanda babyirukanye muri icyo gihe bari muri Uganda. Nyuma yo kumara imyaka 2 akora amasomo ya gisirikare ya kadete mu kigo cya gisirikare cyo muri Uganda cyitwa Jinja, nibwo yiyunze kuri bagenzi be maze batangira urugamba rwo kubohora u Rwanda mu kwezi kwa 10 mu 1990. Iyi ndwanya yarwanyira urugamba kuva icyo gihe kugeza mu kwa 7 k'umwaka wa 1994 ubwo igihugu cyabohorwaga ndetse na jenoside igahagarikwa.